Yes kabisa rero mbanza kubasuhuza neza mwabyumvishe neza twageze muri time of your life. Ako karirimbo rero gakomeje kabashimishe aho tugiye gukomereza kuri episode yacu ya 18. Uno munsi tugiye kuganira ku kintu kigutera gutinda mu buzima rero utazi. Rero hari ibintu abantu benshi batajya babona. Ibyo bintu subunebwe samahirwe make n'abantu badukikije cyangwa se babakikije, ahubwo n'uburyo utekereza ku gihe cyawe. Ese umuntu aramutse akubajije ati ese ufite igihe gihagije? Ndabizi neza 90% bazagusubiza bati oya, sinabona umwanya uhagije. Ariko nanone ukuri nuku, ikibazo suko abantu badafite umwanya uhagije, ahubwo ikibazo nukubura priority, most important things. Ukuntu ibintu byawe bipanze, ukamenya iki gihe ndaba ndi gukora ibi, iki gihe ndaba ngeze muri ibi ngibi. Icyo nicyo kintu rero abantu benshi bari kubura. Wamubaza akakubwira ati nta gihe mfite. Umva rero ibi ngibi, iyo utamenya ukuntu priority zawe zipanze, ushobora kumara amasaha kuri telefoni ariko nanone ntubone iminota 30 yo kwiyubaka. Ushobora gutinya gutangira, ariko nanone uko utinya gutangira niko uzamara imyaka 5 ukiri hahandi. Rero icyo uhitamo uyu munsi nicyo kizagena aho uzaba uri ejo. Ntugatinye gutangira nabi, tinya gukomeza ntacyo uhinduye. Rero ibaze uti ese ibyo ndi gukora uyu munsi biranyegereza aho nshaka kuzagera ejo? Niba igisubizo ari oya, hindura uburyo uri kubaho ubu.